muhaye ikaze mu kiganiro ISheja na YAMBII podcast Nyarwanda igamije kubaka urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu buryo bugiye butandukanye. Intego yacu ni ugukura, no gutera imbere mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, tugakura, tugatera imbere, tukarushaho kuba abantu bakomeye kandi b'umumaro muri sosiyete nyarwanda. Mbere na mbere nge wumva, amazina yanjye nitwa YAMBII Fabrice. Mu kiganiro sindi njyenyine, ndi kumwe na Miss ISheja. Uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo nziza cyane. Ni ikintu dukwiye kubaha, ni ikintu dukwiye kwitaho umunsi ku wundi. Mu buzima bwacu duca mu bitugoye, duca mu bikomeye, tugaca yewe no mu bituma twishima, ariko ubuzima ubwo ari bwo bwose wacamo, ubuzima ubwo ari bwo bwose uri kubamo uyu munsi wa none, hari ikintu uba ukwiye kwitaho cyane. Icyo kintu nicyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Tugiye kuganira ku mpamvu ukwiye kwita ku isabukuru yawe y'amavuko. Zimwe mu mpamvu zigiye gutuma tunaganira kuri iki kiganiro. Miss ISheja, happy birthday. Thank you. Isabukuru nziza y'amavuko. Murakoze cyane n'ukuri. Mugenzi wanjye dukorana ikiganiro ISheja na YAMBII podcast, uyu munsi ku itariki 10 z'ukwa karindwi yagize isabukuru y'amavuko. Nawe niba ukunda ikiganiro cyacu, uri umufana wacu ukurikirana ibiganiro byiza byubaka tukugezaho umunsi ku wundi, nawe muri komenti mwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Isabukuru nziza y'amavuko. Yego, murakoze. Ikintu tugiye kuganiraho, anatubwire uburyo ari kwiyumva, anadufashe Miss ISheja atwumvishe iyo mpamvu ukwiye kwita ukanubaha cyane, yewe ukanizihiza isabukuru yawe y'amavuko. Ese hari icyo bimaze? Hari icyo bigufasha? Ese hari icyo bihindura mu buzima bwawe yewe no mu iterambere ryawe? Kwizihiza isabukuru yawe y'amavuko bifite akahe kamaro? Umwanya ni uwawe. Murakoze. Mbanje gusuhuza abantu badukurikiye mwese hirya no hino. Uyu munsi ni tariki 10 z'ukwa karindwi. Ni umunsi nkunda, ni umunsi nubaha, ni umunsi mpora ntegereje buri mwaka. Yego. Cyane mbanje gusuhuza abantu bavuka ku itariki 10 z'ukwa karindwi. Umuntu wavutse uyu munsi, happy birthday to you. Ukure, ube mwiza. Nukuri nkwifurije isabukuru mbikuye ku mutima ko ni umunsi mwiza, ni umunsi dukunda, yewe n'abantu bavuka kuri tariki nizera ko ari abantu b'umumaro muri sosiyete nyarwanda. Hanyuma ikintu tugiye kuganiraho ni impamvu zidutera kwizihiza isabukuru yacu, cyane tuyubashye kandi bikaba na ngombwa ko tubikora. Impamvu 3 zihari nyamukuru kenshi muri twe cyangwa n'abandi bantu bavuka mu yandi matariki runaka. Impamvu ugomba kubaha itariki uvukaho, uko byaba bimeze kose, ubuzima waba urimo bwose, kuko kugira ngo uwo munsi ugere uvuke, hari ibintu byinshi umubyeyi wawe aba yariyimye, hari ubuzima bubi aba yaraciyemo. Rero niba umubyeyi wawe yarihanganye akagutwita, ari guca mu buzima bubi, anyagirwa, izuba rimwica, ashonje, ariko akakwihanganira amezi 9. Guys, amezi 9 umuntu agufite mu nda, izuba aho rije rimusanga ariho rimusiga, imvura higuye umusanga ariho imusiga, inzara aho yamusanze ari bumusige. Bamwe muri twe tunamucaho tukabona ntituzi ibyo arimo, amagambo mabi, kumusesereza, yewe n'uwamuteye nda nawe amubwira ibindi bintu bitari byiza, nta n'ikintu amufasha. Umubyeyi akarwana nawe akavuga ati ku itariki 10 z'ukwa karindwi akagushyira hanze. Ngewe mba numva ari ikintu gikomeye, mana, kiremereye, ntashobora no kumva ukuntu nkivuga. Ashaka kubyara ugaca mu buzima bubi, YAMBII ugakura nabi, urya nabi, unywa nabi, nyine ubayeho ubuzima bubi. Yego. Ariko ukabaho uko byaba bimeze kose, ubuzima waba urimo bwose, nubwo nta bantu baba bahari bo kukwifuriza isabukuru y'amavuko, ariko ukaba ubyibuka ko uwo munsi ari wo uvukaho. Jya ubyibwira mu bushobozi buke ufite, wishimishe, wiyiteho, useke nyine uwo munsi tu. Noneho igihe kikagera muri uko gukura nabi, hakabaho igihe kigera ugeze mu myaka runaka, ugatangira kugira umuntu uvamo, ukavamo umuntu mwiza, umuntu ufite ibikorwa hanze,
byiza bidukuza bitwubaka bituvana ahantu hamwe bitujyana ahandi. Mama wawe bwa buzima bubi yaciyemo agutwite ariko kurera ugatangira kubumwibagiza, nawe ubwawe ntago ujya ubitekereza. Iyo bigeze muri icyo gihe cyo kuba uri mu buzima bwiza ntabwo utekereza ko ugeze uvuka nabi cyangwa wakuze nabi. Icyo gihe utabumva ibintu byose ari byiza kuva mu itangiro kugera aho bigeze. Ubwo uba usigaye ufite akamwenyu wiki umubyeyi wakureba akabona nta wundi mwana musa kuri iyi si, nta n'uwo ari kuzigera yibaruka nkawe, kubera ko ufite intambwe wavuyemo, ufite iyo ugezeho, kuko yakuretse iyo tariki ikagera ukavuka. Nta garuka atari afite kukwica nk'abantu babikora barahari benshi batwara inda batabitegura bati reka ntabwo ibi bintu ngiye mbirimo, nta bintu byo kwikorera impinja ari ibintu byanjye. Ikinini byihuse ugacaho ntuvuke, kandi wari kuzavamo umuntu dukeneye, wari kuzakuza u Rwanda nawe ubwawe ukikuza, ariko akakubyara ukavuka. Rero mwa bantu mwe nshuti zanjye, bantu mungana nanjye, bantu twavutse ku itariki 10 z'ukwa karindwi, ndabinginze niba mugifite ababyeyi banyu hafi bemeye bakababyara, ndabinginze basi mubabwire murakoze, nubwo nta kindi kintu mwamufite cyo kubaha, ariko mubashimire ko bakoze ikintu nyacyo. Ikindi nanjye nongeraho, kubaha itariki y'amavuko yawe ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wijihije isabukuru y'amavuko yawe urushaho kwisobanukirwa, ukamenya, ariko ugira akanya ko kongera kwitekerezaho, ukareba uti se uyu munsi ko navutse nujuje iyi myaka, sibyo? Ejo bundi nari mfitiye mu buzima. Buriya ikiremwa muntu hari ukuntu duteye, Imana yaturemye biri karemano, hari ukuntu duteye mu buryo bwo gukura. Uyu munsi iyo uri kuri uru rwego, ejo uba ushaka kuba wazamutseho, kabone nubwo kaba ari akantu gato, ariko wagakoze wazamutseho. Ejo undi munsi ukurikiyeho uba ushaka ko hari urundi rwego uba uriho. Icyo gihe rero iyo wizihije isabukuru y'amavuko yawe wongera kwitekerezaho, ukareba uti se ubushize ko nari mfitiye imyaka, uyu munsi nkaba niyongereyeho undi mwaka, nakuze, hari ibintu ugiye kureka, hari ibindi bintu ugiye kwinjiramo bundi, ibindi bintu bishyashya, hari ibindi bintu ugiye gukora, hari izindi nshingano ugiye gukora no gufata no kwakira bitewe n'imyaka uri kugenda ujyamo. Ubu ngubu muri sosiyete nyarwanda tuzi ko hari ibintu umwana uri munsi y'imyaka 18 atemerewe gukora. Tuzi yuko hari amategeko agonga kandi akanahana abantu bari hejuru y'imyaka 18. Nicyo nakubwiraga rero, kwizihiza isabukuru y'amavuko yawe ni ikintu gikomeye cyane, kuko wongera kwitekerezaho, urahinduka ugatekereza uti se umwaka ushize ko nari ndi kuri uru rwego, uyu mwaka ngiye kuba ndi ku ruhe rwego. N'inshuti zirahinduka bitewe n'imyaka wagize naho ugeze, ukavuga ati imyaka nari ndimo, igihe ndimo ntabwo zira nshuti nkizikeneye, ugahindura inshuti bitewe n'intambwe ugiye gutera. Ntabwo wahora mu biganiro by'abana kandi uri gukura, sibyo? Nawe uba ukeneye kwagura ubwonko, ugahura n'abantu b'umumaro bagufitiye akamaro. Rero kwizihiza isabukuru y'amavuko yawe ni ibintu byiza cyane, kuko binakongerera kwikunda, kwiyitaho, kwigirira icyizere, ugakura, ugatera imbere no mu iterambere ryawe rya buri munsi, kuko uba wakuze mu bitekerezo. Uko imyaka igenda izamuka niko imitekerereze n'imikorere byawe bigenda byaguka bigakura. Zirikana itariki yawe y'amavuko, uyiteho, uyizihize, uyishimire, ukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Babyeyi beza mwatwibarutse, turabashimira cyane. Kabone nubwo umubyeyi yawe yarakubyaye YAMBII, igihe kikagera ubuzima bukamucanga akagusiga mu bandi bantu bo hanze, mu baturanyi cyangwa mu nshuti ze, akagusiga akigendera, ariko yasize uri muzima, yasize ubonye isi. Ibyo izagukorera ubwo nyine nibyo wandikiwe, ibyo uzacamo, abo uzaba uri kumwe nabo, uko bizamera kose, ariko yarakuretse ubibamo. Abo bantu mwibacira imanza. Amezi 9 yihanganye, akanyagirwa, akicwa n'izuba, inzara ikamwica, amagambo mabi bakamutoteza, akakureka ukavuka. Byibura igihe hageze cyo kuba yagusiga akaguta, mu kinyarwanda cyiza abana ba mama babo bataye,
abo babyeyi mwibanga, uzi icyiza n'ikibi, uzi icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora. Isabukuru yawe jya uyizihiza nk'itegeko. Nka gutya abantu bumva ko azakira akagura imodoka, akaba azi ko iyo modoka azayitwara uko yize amategeko y'umuhanda. Nawe isabukuru yawe yubahe, unubahe uwo muntu watumye utari kigera. Isabukuru zanyu muzubahe, muzikunde kandi zibakuze. Ntugaserebure isabukuru yawe ngo unywe amayoga, ibintu byose kabisa, ejo nibigera mu kazi biba ikibazo. Izihiza isabukuru yawe ukura muri byiza, ukuza n'abandi. Mana, unashimira uwo mubyeyi kuko yakoze ikintu gikomeye cyane. Turashimira ababyeyi bacu abaratubyaye, bavunitse, bakoze buri kimwe cyose kigoye, bagaca mu buribwe ku bwacu. Yari isabukuru y'amavuko ya Miss ISheja, twongera kumubwira ngo happy birthday Miss ISheja. Thank you. N'undi wese wavutse kuri iyi tariki turamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Agubwe neza. Ubu rero ikintu gikurikiyeho reka nkubwize ukuri. Iyo umuntu yavutse, icyo nzi cyo icyaba icyo ari cyo cyose, naho utamenye ibikorwa byose biri buze gukorwa, ariko nihajya haburamo igikorwa cyo kurya. Reka nkubwire, abantu bafite gahunda barandika muri komenti, sibyo? Tujye kwirira umuceri umeze neza, twizihiza isabukuru y'amavuko ya Miss ISheja wacu, sibyo Miss ISheja? Yego. Twagiye kurya umuceri utarashira, ugishyushye kabisa. Tugende tuve mu kiganiro. Guys, mwakoze kutukurikira. Uyu munsi wari mwiza kuri nge, ukomeje no kuba mwiza. Nanashimira inshuti yanjye dukorana mu kiganiro, YAMBII Fabrice. Yego. Ni umuhanga, yakoze cyane. Thank you. Nifuriza n'abantu dusangiye uyu munsi, nanasaba abandi ku ruhande ko mugomba gukunda isabukuru yanyu, mukayizihiza uko byaba bimeze uko ariko kose. Yes, wakoze kubana natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu dukunda kandi twubaha. Ugira ibihe byiza, turagukunda cyane. Bye. Bye.